duteraniye ahangaha kuri buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, maze dutegura amayira ya Nyagasani kuri iki cyumweru cya kabiri cya Adventi, tariki 5 Ukuboza 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 9. Yerusalemu, iyambura ikanzu yawe y'ububabare n'agahinda, ngaho ambara uburanga bw'ikuzo ry'Imana uzabuhorane, itera igishura cy'ubutungane uhawe n'Imana, utamirize mu mutwe ikamba ry'ikuzo ry'Uhoraho. Kuko Imana ishaka kugaragariza uburanga bwawe ibihugu byose biri munsi y'ijuru, bityo ikazakwita iri zina ritazazimangana ngo mahoro y'ubutabera na kuzo ry'ubusabaniramana. Yerusalemu, haguruka ujye ahirengereye werekeze amaso mu burasirazuba. Itegereza abana bakoranyijwe n'ijambo rya Nyir'ubutagatifu kuva mu burengerazuba kugera mu burasirazuba, baje baririmba ko Imana yabibutse. Bari basohotse mu marembo yawe ku maguru, bashushubikanyijwe n'abanzi, none Imana ibakugororiye mu ikuzo nk'abahetswe mu ngobyi ya cyami. Koko rero Imana yiyemeje gusiza imisozi miremire kimwe n'uturunga twahozeho kuva kera, imikoko igasibwa kugira ngo hose haringanire, maze Isiraheli ikagendera mu mudendezo imurikiwe n'ikuzo ry'Imana. Amashyamba n'ibiti byose bihumura neza bizugamisha Isiraheli mu gicucu cyabyo kubw'itegeko ry'Imana. Kuko yo ubwayo izayobora Isiraheli mu byishimo, ikayiganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo, ikarangwa n'imbabazi n'ubutungane bituruka nyine ku Mana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 126. Imana ubwayo izayobora umuryango wayo mu byishimo, iuganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Igihe Uhoraho agaruye Siyoni, abari barajyanywe bunyago twabanje kugira ngo turi mu nzozi. Ubwo umunwa wacu wuzura ibitwenge, n'ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Nuko mu mahanga bakavuga bati, Uhoraho bakora ibintu by'agatangaza. Koko Uhoraho dukora ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Uhoraho cyura amahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazane nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Niko kumuhinzi wibana amarira asarura n'ibyishimo. Uko agiye agenda arira yitwaje ikibiro cy'imbuto, yagaruka akaza yishimye yikoreye imiba y'umusaruro. Imana ubwayo izayobora umuryango wayo mu byishimo, iuganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Isomo rya kabiri niryo mwari wa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 1 umurongo wa 4 kugeza kwa 6 n'uwa 8 kugeza kwa 11. Bavandimwe, buri gihe mbasabira mwese nishimye kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu. Sinshidikanya rero ko Imana yabatangiyemo uwo murimo mwiza izanawukomeza kugeza ku munsi Yezu Kristo azaziraho. Koko ndabakunda n'umutima wanjye wose wuzuye urukundo rwa Yezu Kristo. Imana ubwayo yitanzeho umugabo. Icyo mbasabira rero ni uko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge no mu bumenyi bwose, kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye, bityo muzaba abaziranenge n'indahemuka kugera ku munsi wa Kristo, maze muzere imbuto z'ubutungane zituruka kuri Kristo, zigahesha Imana ikuzo n'ishimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Mu mwaka wa 15 w'ingoma ya Tiberi Kayizari, igihe Ponsiyo Pilato yatwaraga Yudeya, Herodi nawe atwara Galileya, murumuna we Filipo atwara igihugu cya Itureya n'icya Tirakoniti, na Lizaniya atwara Bileni, Ana na Kayifara abahereza bitambo bakuru, ijambo ry'Imana ribwirwa Yohani mwene Zakariya ari mu butayu. Ahera ko agenda akarere kose ka Yorodani, yigisha ko abantu bagomba kwisubiraho bakabatizwa kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha byabo, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyavuzwe na Yesaya umuhanuzi ngo, nijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati, nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura. Imanga yose niyuzuzwe, umusozi wose n'utununga bisizwe, ahantu hagoranye hagororwe, n'inzira z'urubuye zitungane, maze umuntu wese azabona umukiro uturutse ku Mana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimutegure inzira za Nyagasani, muringanize aho azanyura. Préparez le chemin du Seigneur. Bana b'Imana, nimukomere. Turi mu gihe cya Adventi, igihe cyo gutegura no gutegereza amaza y'umucunguzi Mesiya Yezu Kristo.
nidukomere rero kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Nuko rero tumutegurira imitima yacu n'imibiri yacu maze anyuri iwacu azadukize. Ngo umunsi umwe abagabo batatu bari bashinzwe uruganda rukomeye cyane, umwe yari perezida, undi umubitsi ndetse undi n'umwanditsi, nka komite nyine y'ishyirahamwe ryubashye. Nuko ngo umunsi umwe bari bafatishije ngo hari ibuye ry'agaciro bari bavuye gusaka, bari bavuye kugurisha. Birumvikana ko bari bafite uruho rw'amafaranga menshi, mbese ni nk'aho bari basezereye ku bukene bavuye kugurisha ibuye ry'agaciro. Noneho kugira ngo batahe iwabo bitewe n'aho bari bavuye, bagombaga kwambuka amazi n'ubwato, basigarana ikibazo cy'uko amabandi ashobora kuza kubambura urwo rufaranga. Nuko wari perezida, dore ko yari afite amayeri menshi, atorwa nk'umuntu nyine ugomba gukenyera kuri urwo rufaranga kugira ngo amabandi ataza kurutwara. Ubundi wakambuka mbere, yagera hirya ku nkombe akohereza abagenzi b'ubwo bwato nyine yahozemo nawe, bityo akabategurira inzira, akabatazanura inzira ahantu baza kunyura bari gukwepa ya mabandi kugira ngo bajye kurya kuri rwa rufaranga rwabo mu mahoro. Nuko wa perezida wacu amaze kwambukana ya mafaranga ngo arayahungishije. Birumvikana ngaho umufore cyakurikiyeho agezeyo nyine hirya ku nkombe na rwa rufaranga, dore ko nyine agomba gushaka ubugarura vuba kugira ngo abandi baze kubwambukamo vana bwangu bacunze rwa rufaranga. Nuko perezida n'umujinya mwinshi afata bwa bwato araburekura, buragenda burareremba, umuyaga urabutwara buratorongera hirya kure, maze aribwira ati ndabahamije murabeshya, urufaranga ruzantunga igihe kirekire nge nabi iwanjye, kuko nyine bariya batazongera kumbona ukundi. Nuko perezida wacu ariruka, ageze imbere ari guhunga, ahura na ya mabandi yakamejeje. Nuko akizwa n'amaguru asubira inyuma ku mazi aho yahoze ngo arebe ko byibuze bwa bwato bwagaruye umusozi n'umuyaga, ubundi ngo asubire aho bagenzi be bahoze, kuko nyine ariho hari umutekano byibuze uhagije. Ageze ku nkombe akurikiwe n'aya mabandi, birumvikana akajya abona bwa bwato bwarenze kera, bugeze kure n'umuyaga bwatwawe. Abunza imitima yibaza nibaza kogana ayo mafaranga ubundi arohame cyangwa arohamane n'ayo mafaranga. Mu gihe akiri gutekereza kuri ibyo, yabuze uko abigenza, yabuze igisubizo, ari kwibaza uko yasubira ku nkombe hakurya aho abagenzi be yabasize. Ya mabanda bayasumiye kera rwa ruho rw'amafaranga. Ibindi bamukore ntabwo mpita mbivugira ahangaha, gusa ubwe nyine nyuma yo kwihenura yari yarivugiye ko abagenzi be batazongera kumubona ukundi. Ni nako nyine byaje kugenda, ntibongeye kumubona ukundi guhera ubwo. Bakristo bavandimwe, nidutegura inzira za Nyagasani, turinganiza aho azanyura. Amasomo y'iki cyumweru araryoshye cyane, ubwo tujye gutondagura inshinga nziza yitwa gutegura. Mu kilatini yitwa parare, mu gifaransa préparer, gutegura. Iyi nshinga rero irakomera, kuyitondagura neza ni ukwiyemeza kuvunika ugahangayika ukagoka mbere y'abandi, ni ukwiyoroshya muri make. Aho nza kwibaza nti ese njyewe ntinyantegurira abandi inzira bakanyuramo bakagendamo, cyangwa ndabasibira amayira ndetse na yari ahari nkayasiba. Nuko watambutse wese akanyerera muri ya nzira nasiribanze, nanjye ubwanjye nkaza kunyerera ndetse nkagusha n'amazuru, ukaba nahasiga ubuzima, kuza kugwa kubw'indunduro nk'uyu perezida tumaze kumva, gusiba amayira, gusibira abandi amayira nk'uyu muperezida w'uru ruganda. Twaba tumaze kumva uburyo yagiye muri misiyo yo gutegurira abandi, akagenda mbere y'abandi, yamara gushyikira rwa rufaranga agahita asiribanga y'amayira agasiba n'ay'abandi. Ngo uko kurya, wamara kurya ugahita ufunga icyumba cyahari ibiryo ngo abandi ntibaze kwinjira, bikaza kurangira wowe wihombeyemo kandi ubivunikiyemo. Kandi byaba ese muyobozi, bibaye ngombwa ko inzira wanyuzemo ugenda ari nayo uzanyuramo ugaruka, ese wagenda ushyiramo amahwa, amacupa n'ibindi byose bihato bisiribanga amayira, cyangwa hakubura ugahatazanura ugaharinganiza kugira ngo nunagaruka wongeye usubiye inyuma bizakorohere gushyika vuba na bwangu. Ngo kuko udasibira abandi amayira ndetse nawe ntuyisibire. Ngiye intego y'aya masomo gutegura, kuringaniza, gutegura inzira za Nyagasani. Muri Advent hagaragaramo amashusho y'abantu batatu b'ingenzi badufasha gutegurira umucunguzi amayira. N'umuhanuzi Izayi, Yohani Batista, hanyuma kunduru n'umubyeyi Bikira Mariya, anawe bita mu kilatini paradeyi, wateguwe n'Imana. Imana aramwitondeye iramutegura, prepare, gutegurwa n'Imana. Mbega amahirwe Bikira Mariya. Iki cyumweru cya kabiri cya Advent ni cyumweru cya Yohani Batista, ubwo tuza gutinda ku ishusho ye mu gutegurira Mesiya. Bityo ntasiba zanzira nk'aho umuperezida tumaze kumva haruguru, ahubwo arazitunganya akaziringaniza mu mugambi w'Imana. Muri aya masomo harimo abahanuzi batatu, Baruki, Yohani Batista ndetse na Paulo Mutagatifu. Aba bose muri aya masomo baradufasha gutegura neza inzira za Nyagasani hamwe n'impanuro zabo turi kwakira. Turumva ko Imana ubwayo
iduha urugero rwo gutegura ubwo twumvise mu isomo rya mbere uburyo Imana yateguye umuryango wayo wa Isiraheli uzavuka mu mukiza uzaza kuducungura Mesiya, ndetse igakoresha n'amagambo y'ibintu dusanzwe tumenyereye byo hano ku isi ngo Imana itwereke izo mbaraga zose ishyiramo muri iyo myiteguro. Ubwo umuhanuzi Baruki ashishikariza umuryango kwitegura neza, akamenyesha n'umugambi w'Imana uzabatera ibyishimo, umugambi wo gukiza abantu. Umuhanuzi yagize ati, koko rero Imana yiyemeje gusiza imisozi miremire kimwe n'utununga twahozeho kuva kera, imikoko igasibwa kugira ngo hose haringanire, maze Isiraheli ikigendera mu mudendezo imurikiwe n'Imana. Amen. Kumurikirwa n'Imana, kuyoborwa n'Imana, gutegurirwa n'Imana. Nuko twategurira Imana, ariko burya niyo ya mbere duteguriye. Ngi n'intero y'umurimbyi wa Zaburi bigarutseho ko ari Imana igiye gufata iya mbere muri iyo myiteguro, ubwo yagize ati, Imana ubwayo izayoboye umuryango wayo mu byishimo, ibaganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Amen. Ibaze nawe kuri iyo foto Imana ibaye nk'uriya muyobozi w'uruganda twavuze haruguru, ukenyera ku rufaranga kima abandi ariko kazabigwamo nawe. Umara kwambuka, dore ko misiyo ye yari ugutegura ndetse no kwambutsa abandi kubageza heza ku yindi nkombe, nuko amara gushyika kuri rwa rufaranga ati, rucitse nambutse, après moi c'est le déluge, abasiga nyuma yanjye muzirwarize. Ngo nyuma yanjye ababyeyi, umuntu w'umuyobozi, babayobozi barucitse nambutse. Umuhanga ati, iyo utayobora urayobya. Mu isomo rya kabiri naho twumvise undi muhanuzi Paulo mutagatifu utegura abakristo, abashishikaza kuba indahemuka no kuba maso mu gutegereza amaza Yezu Kristo. Paulo mutagatifu yagize ati, bityo abavandimwe muzababazirana indahemuka kugera ku munsi wa Kristo, maze muzere imbuto z'ubutungane zituruka kuri Kristo, zigahesha Imana ikuzo n'ishimwe. Amen. Ubutungane, ubudahemuka, iyi ni imigenzo myiza tugomba guharanira, dore ko nyiramazi ya Kristo yegereje buri munsi. Ese Kristo azaza ryari? Kuri Noheli, ku munsi w'imperuka, Yezu azaza ryari bavandimwe? Bakristo bavandimwe, igihe cya Advent kitwibutsa ko Yezu azaza kuri Noheli bwa mbere, ariko Yezu nk'Imana nta na rimwe ajya asiba mu buzima bwacu. Il est toujours omniprésent. Na niyo mpamvu umukristo umuvandimwe, nawe uramutse uzi ko umushyitsi aza buri munsi, nawe ukagombye nyine guhora witegura buri munsi kumwakira neza, kwakira umushyitsi neza. Yezu umushyitsi muhire. Yohani Batista twumvise muri Ivanjili ya none ni umuhanuzi, integuza ya Mesiya ndetse n'umubatiza wa Mesiya. Uyu munsi Ivanjili atubwira inkomoko ye, ntabwo ari ikivejuru cyangwa ikimanuka. Afite igihugu abarizwamo, afite akarere abarizwamo, ndetse n'igihe yabereyeho ku ngoma ya Pontius Pilato. C'est le situé dans le temps et dans l'espace. Bashatse gutwereka nyine ko akomoka mu bantu, afite ubutumwa mu bantu ngo bisubireho. Ubwo Yohani Batista mu myiteguro ye ashishikariza abantu kwisubiraho, baptême de conversion, uko yagendaga yigisha ko abantu bagomba kwisubiraho bakabatizwa kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha byabo. Ati, nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura. Amen. Nguyu wa muyobozi uyobora abandi, Yohani Batista, icyitegererezo, naho ureka undi wa muperezida wacu wo haruguru. Yohani Batista akemera kujya mu butayu, akaba ku buryo busuzuguritse, nanjye kuvuga bwa gikene, akaba mu bwiyoroshye, ubuzima bwo kwiyoroshya, bityo ubuzima bwe koko bukerekana Imana. Iyo wiyoroheje werekana Imana, kuko Imana ubwayo iriyoroshye. Yohani Batista rero ni urugero rwo kwereka abantu ijuru, kubona Mesiya no kumwereka abandi. Ngintego y'umukristo mu buzima bwa buri munsi, kubona Yezu Kristo no kumwereka abandi buri munsi, gutegura ijuru ku giti cyawe ndetse no gutegurira abandi ijuru, kuritaha no kuriyoboreramo abandi. Kuri iki cyumweru cy'imyiteguro, nanjye nze kwibaza uko nakomeje gutondagura iyo nshinga, préparer, kwitegura. Ese nanjye ndategura cyangwa ndatega, piéger? C'est préparer ou bien c'est piéger? Bityo ubutumwa bwanjye hano ku isi nk'utumwe na Sekibi bukaba ari ubwo gutega abandi imitego buri munsi, ndetse no muri ubuzima hakaba n'abandi mu buzima bwabo bumara bari gutegura imitego batezwe n'abandi. Birabaje babyeyi kubaho uri gusimbuka imitego buri munsi, kandi ari bagenzi bawe muhurira mu isengesho, kandi byaba bakagutega imitego. Ariko humura, umutego mutindi ushibukana nyirawo, kandi ngo umwanzi agucira kobo, Imana igucira kanzu. Humura rero, uri kumwe n'Imana, tegereza kandi utegurire Yezu Kristo. Ibaze nawe Yohani Batista kiza gutega Yezu imitego nk'abafarisayo tujya twumva. Nuko Yohani Batista amara gushyikira ubuyobozi, dore ko ari umuyobozi ukomeye, ubundi agakuzaho Kristo, akishyira mu mwanya wa Kristo, bityo akaba yagira ngo niyo barangamira. Oya, Yohani Batista ntabwo ari ibyo yakoze. Iki cyumweru no gutegura ibisasu, nateze abandi, ngategura amahwa, amacupa nagiye ntega abandi, ibintu byose washyize mu nzira bibi, ibirozi,
za nkuta washyize hagati y'abaturanyi nawe, uwo mwashakanye mutagihura meze nk'imisozi ibiri cyangwa des lignes parallèles qui ne se rencontrent qu'à l'infini, kandi mubana mwarashakanye nimuzigere muhura kandi byaba niba mudahura nuko mutazi gutondagura nyine inshinga, gutegereza, gutegura. Ubwo no guteganya iwanyu birumvikana ko bitahita bishoboka. Umuhanga yaravuze ati umuyobozi nyawe umumenyera mu gutegura neza uzamusimbura, agateganyiriza abari inyuma ntiyirebe. Iyo tuvuze umuyobozi, ababyeyi bakagombye kuza ku isonga mu burere bw'abana, gutegura no guteganyiriza abana babo. Ngo kera cyane, hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu myaka kera cyane, umuyobozi wayoboraga umurenge, ngo hari kera nyine birumvikana, yagombaga kuba yarize byibuze nk'amashuri 8 ya primaire cyangwa akiga serayi. Nuko nyine uyu muyobozi wacu warobe umurenge we ngo yarize serayi, ariko noneho haza kuza inkubiri nako iterambere ko mu matora y'ubutaha mu bayobozi b'umurenge uzayobora umurenge wese azaba yarize amashuri yisumbuye secondaire, agomba kuba afite diplome AD byibuze. Wa muyobozi rero wacu abana be akaba yari yabajyanye muri serayi, kandi noneho bitangaje akaba yarategura ko bazamusimbura. Yareba rero iryo tegeko bamaze gushyiraho akabona rizamugonga byabize muri secondaire gusa. Ikindi kandi kubera ko agomba gusinya gucyemezo cyuko umunyeshuri wese ugiye kwiga muri secondaire ari ugomba kumusinyira muri uwo murenge nyine, uwo muyobozi rero agakumira bishoboka abanyeshuri bagombaga gutangira kwiga secondaire. Birumvikana bari baratsinze bagombaga kujya gusinyishwa akabangira. Yewe hanaboneka washobora kwiga atamunyuzeho, atarasinyiwe nawe, ubwo ikaba intambara, ikaba intandaro yo gushwana. Bamwe rero bakanahitamo kumuhunga. Yari afite complexe nyine, ntifuza ko hari uwamurusha nivo muri serayi babyeyi, ntifuze ko hari uwamurusha amashuri. Abizi serayi gusa akaba ari bayobora mu murenge we, mbese akifuza ko ntawo murusha. Ubwo rero wifuzaga kubona amahoro muri uwo murenge we, yirindaga gucisha ibya sinyatire byo kujya kwiga muri secondaire. Nuko muzi yakebuka hirya no hino agasanga ko asiganye ikibazo gikomeye cyuko abana be bose bize serayi, mbese bigoye kuzabona umusimbura kubw'itegeko ryatanzwe hejuru. Nuko wa muyobozi noneho ahimba ubwenge, atangira buhora bohereza muri secondaire bakeya ngo barangize kwiga vuba bazi bamusimbure. Nuko wa muyobozi yarwara nk'igifu agahita yumva ko agiye gupfa, ubwo agahita hamagara umwana we ngo aze amube hafi atazapfa bityo bakabatwara ubuyobozi. Wa mwana akaba yagarukira nko mu wa 3 troncome cyangwa mu wa 4 ndarangiza amashuri. Nanone umuyobozi yarwara nk'umutima cyangwa n'indi ndwara akongera agatumiza hundi nawe atararangiza. Abana be bigenda gutyo bose ntihagira urangiza amashuri. Igihe rero cyaje kugera koko nta gahora gahanze, kandi kuri iyi si twese tuzapfa, igihe kizagera dupfe. Hasigaje gusa kumenya uko nzapfa. Niba nzapfa ndasize nsibiye amayira abandi. Igihe rero cyaje kugera wa musaza na kwa mutegetsi yitaba Imana nk'inzira twese. Asiga ikibazo gikomeye ko nta mwana we n'umwe warangije kwiga secondaire. Birangira rero habuze n'umwe wamusimbura koko. Nuko muryango wose habura n'umwe wamusimbura kuko nyine ntawe urugejeje kuri iyo mashuri yisumbuye. Nta n'umwe warangije amashuri yisumbuye babyeyi mu muryango wose. Birumvikana bari barize serayi. Nuko yantego nyine wa mutegetsi kuri uwo muryango nyine uzamusimbura iratsindwa, ntiyajya mu bikorwa. Mu gushaka umuyobozi w'umurenge byabaye ngombwa ko batanga amatangazo hirya no hirya wo muri Afurika bashakisha urangije amashuri yisumbuye kugira ngo ahagarire umurenge. Bayobozi, umuyobozi nyawe umumenyera ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukudasebya uwo yasimbuye, bityo agakomereza aho yarageze. Icya kabiri ni ugutegura neza uzamusimbura. Yohani Batista twumvise none yinjiye mu mugambi w'Imana warateguye kuva kera na kare wo gutegereza umukiza, hanyuma aharura aringaniza inzira za Mesiya amuteganyiriza. Abategetsi bo b'iki gihe kwa kugundira ifaranga n'ubutegetsi n'ubuyobozi babishakiye nyine kugundira mpaka bakazava ngo kiganza bagiciye akaboko bagaciye ababyeyi ngo bazasimurwa n'abana babo mu miryango yabo. Ariko se muyobozi tuvugisha ukuri, niba ko kutarateguye neza uwo mwana wawe ngo uramukunda da, bityo nyine ukamutegurira hakiri kare ko azagusimbura, n'ibindi byose nyine asabwa ukabyuzuza ukabimwuzuriza, uragira ngo n'ubundi akakoboko ntikazacika himya abandi. Nguko rero guteganyiriza abana bacu, tukabateganyiriza amashuri babyeyi, kwigisha abana burya ko niko kwiteganyiriza nyabyo, umwana akiga ishuri babyeyi. Yamvugo cyera ati nigira iti non école c'est de vite dishimus, nous n'étudions pas pour l'école mais pour la vie. Ubuzima, kwigira ubuzima.
erega umubyeyi muri iki gihe ntabwo ari ukongera kubwira umwana we ati kandi amutonganya ati jya kuragira amatungo, genda ujye kuroba, genda ujye gucuruza gusa, ngewe utarize ko nakubyaye niza ngahe nyine, niza ngahe ko nkize. Bakristo bavandimwe, uwo ni umubyeyi gito nyine, ça c'est la dictature. Uwo ni utamenya gutegura no guteganyiriza abana be. Bayobozi babyeyi bihaye Imana, nshuti bavandimwe, dans votre formation, mu myiteguro yanyu, ikita rusange mu mitegurire, imyiteguro ni nka Yohani Batista, ni ukuzageza bushinzwe kuri Yezu Kristo. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu ukabageza mu ngoma y'ijuru. Intego yo gutegura ni ijuru. Niba atari ijuru guteganya no gutegurira abana bawe, umenye kuri kubasibira amayira, bazisanga bari disqualifié ku isoko ry'umurimo, usanga ari abanyuma batari gufatwa, badatorwa. Nivugira gisoko ry'inzira y'ijuru. Ni nk'uko ko uzasanga abana bawe nibo bapagani, kandi wohoze umukateshiste w'indani, umukristo w'indani, ugasanga abana bawe nibo ndara, kandi wohoze uri umuririmbyi, ugasanga abana bawe bose barashyiriye ishyanga, bari mu mihano no mu mikokwe, kubera ko utigeze bateganyiriza, ntiwigeze bategura ejo hazaza. Ubuhanga nyakuri bushingiye mu kureba imbere, ukamenya ikiri imbere, guteganyiriza imbere, kureba kure, kureba imbere, aho ugahangana n'umuntu ukurusha nivo, yewe ugasanga n'abandi bawe bagiye kugufasha, baguha ibitekerezo, bagufasha umurenge ugende neza, utangiye ubahungeta, ubirukana, ubikoma. None muyobozi, wari uzi ko kuri isi ari gatebe gatoki, wicaye ku ntebe none, ariko ejo uzayivaho hajye hundi, kandi wakurene, kandi byaba. Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka. Yezu mwana w'Imana, nanjye kuri iki cyumweru niyemeje gusibura amayira yose y'abantu tutavuganaga rumwe, abo ntasuraga, abo ntahamagaraga, abo ntajyaga negera, abo naneguraga, abo nanaciriye ishyanga, abo nanirukanye ari mu mutima wanjye ndetse no mu bindi byose, abo nazitiye simbahe amahirwe ari aya promotion cyangwa mbateganyirize koko, abo nagiye ngendaho nk'abapfukirana, abo nafungiye amayira bose. Mfashe umugambi uyu munsi wo kudohora no gufungura inzira zose zawe, bityo ngo utegereze neza Yesu kuko uri bugufi, uri hafi yanjye, maze ngere kukwakira buri munsi, tuzinjirana nawe mu ngoma y'ijuru, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Advent nziza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.